Zite bro. Salama grafe. Eruka na kera. Nagaye cyane ndabona ko Kigali ryarisi. Ko mbona nzana nakuze. Aguzi iriya Nyanza Butare. Nyanza Butare ndahano twahuriraga dukora ntago byibuka neza. Twakoraga ikira ndikumva nageze gukora ikiyede kera. Ariko waje Kigali se byari mani. Maze igihe kinini Kigali. Nuko iba yaraduheranye. Biba byaranze bari byagenze neza. None se ko ari umuntu aje kureba inanga waba muzira mukubwe wandangiye. Inde? Bamujama mani wari wandabuye ndabura akazi. Anjije rambwira ati were uburyo utambuka usanga igikondo. Nigeze ahangaha phone yanjye yananzimanye. Ese bimwana ni ibintu nyine ubwo niba barara bi Kigali nyine ubwo yaguhamagaza kurangira akazi. None nagufashe muzi si bamwita inosi. Ntabwo nabo muzi ko Kigali nini. Ambwiye ko rero ko ari n'igikondo. Gikondo ntabwo namenya gace kuko kudufasha kabisa uretse ko n'ubundi mfite na kabisa na phone ntabwo wancagingira se kugira ngo uko mbikuze. Oya hano ntabwo ahangaha nta muriro afite nashaye nubwo nafite shayijero ntabwo ufite umuriro kabisa n'isi uransaidira gute mani wa reba uburyo nagufasha iki kugira ngo njye ndashaka kubikura uduceri nyine ku buryo nshobora no gusonza ugasanga ufite telefone ndayifite ariko yazimye mani. Yazimye? None nagufasha nte? Wareba uburyo nshyiramo agasimukadi nkabikura mani nanjye nkareba uburyo niyeranje mani kuko urumva niba umuntu akubwiye ngo nsanga ahangaha phone akayikuraho byanze bikunze ushobora no kubyumva ndabyumva uko niba wansaidira umbikurire. Ni ubwa mbere uje mu mujyi? Ni ubwa mbere uje mu mujyi ariko umuntu arakimuze kabisa. Abanyakigali ko ari danje se mugani wa yandirimbo. Phone kanjye kanzimanye kabisa. Kanzimanye kweli. Nini? Ubona ko urashaje ndega niko tuba twitungye mwebwe mwaragafashe mukunze amataci. Oya by'amataci akangaka nakomorera bakazi. Kigali vuba man. Kigali vuba kabisa. Yego. Urabona yanyanguye mu ntara naje mu gitondo. Uburyo mfasha kabisa mbikure guce. None nakubikora ne urashyiramo simukadi nagufasha ugashyiramo simukadi. Ndishyiramo simukadi mane yawe. Yandi uko yaza. Nagufasha nta kibazo ariko ni umuntu yaguhemukiye. Wenda bibuze kugera igihe wenda phone ayishyireho ariko se undanze kubona umuntu unshagingira. Shyiramo simu kabisa ndebe ko nahita nkubikura. Leta bicamo ni ibintu byoroshye. Ibintu byoroshye kabisa. Okay, nagufasha nta kibazo ngashyiramo akubikurira byoroshye. Ntaribi. Salam. Bro. Ahembwe. Wala abajama none bro niwe mbonye cyano kandi telefone za kazi we nari oya wansobanura bro soba abantu mureba Bagiye kunyura namwe bitako mwaba nawe zikora abacuyi n'abagome kwe orara ntabwo nari kumenyereye tu burya se sibyo byiza nisaka ko ntari inkazi buza kandi ko nakubwiye ko impano nzajya nziguha se aje kubigenzura naguza kandi ariko nabirenze kandi sheri nyamahubwo ntangiye kugukeka mu aho ya ntabyo kunyeka shanda muzi kurirwa ntabwo yabikora shiranze hari ubwo nawe kumva nanjye namukumva ndagukumbuye pe za gahunda ndumva zidanje nanjye namukumva neza hari ukuri bungenzi uyu munsi nta kibazo byiza cyane nkomeze twisangire ahubwo noneho ibintu ndumva arimo nanjye humura nurakana keza nasaba ababyeyi amakuru yawe nabona neza
Aho tuzajya kubasura rya. Kubipanga. Tuzafata irembo ryari. Use nyine niwe ugomba kubipanga. Ariko ntabwo nzabipanga njyenyine. Tishimye rero tuzafatira irembo wowe. Turi kumwe n'inshuti yacu kubipanga nyine. Yego. Cyane ko nagomba kugira icyo yongera. Nabyumva ute? Ubwo sera iyi ariko nibyo birakwiye. Ese kuguha mu ishuri singurumva ari byo byiza. Tuma nsaza imburagihe. Cyari boga. Kuri njyewe uri imboga. Uragira ngo nzagushake ubuntu bwaranshizemo. Hoya uzaba warabusize. Narabusize uko imyaka igenda itambuka se ibiba ntabwo bibona. Hoya tubigire. Nureba se twamenyanye tumenyanye ntabwo hano nagiraga. Dore bwaraje. Umaze gusaza. Sibyo? Yakuze. Hoya nta kibazo. Urebye no nicakwa aho buzira rereta usanga ngiye. Ese kuki utazoga? Ndeze mubeshye. Ukubwira nyine nk'ibanga ryashimwanjye. Zari titumba. Okay, nye tubipange. Muri kuri akwezi gutaha. Gutaha. Rari kamupira. Ngutagatekerezo. Ikintu cyiza tugomba gukora. Tuzabanza fatirembo tujye mu murenge tumva ubukwe bwacu nshaka ko bubera mu Kiyovu. Yego. Ndimo anje. Bamara kabizu kandi nyine nibende neza rumva kugira ngo neza ubone ko ngukunda. Ubukwe ugomba kubera hehe mu Kiyovu. Cyane. Uyu munsi ugomba kundaza ntabwo utaha. Ubwo se kutabimbye kare kose kuri phone. Ikibazo kindi kuko Umwe na sheri wanjye n'inshuti yanjye. Uba nakumenya ibintu byose byangendekeye neza mu buzima. Musa ntabwo uzanca inyuma. Ese najya mbikora kandi uhari. Sari buriya itike yaho nanga ibiceri 500 by'amoto. Nimba byo byatuma utaza kundeba nawangirira ari nkabazi. Reka nkubwire urumva iryo rari ntabwo narigira. Bose humura buriya baratomboye. Oh, German. Nasi meza. Meza neza. Wallahi. Ndabona sinzi ikibazo mfite. Ese watwaye. Musingi nyine ikibazo nari mfite narinje kubikubaza bisobanurira. Cyagiye ko nzi ko twakoresheje agakingirizo amara kubikora sinabone byagenze ute. Agakingirizo. Ese ko twabaye twese. N'ubwo byagenze ute. Kuko nanjye sinuko ahantu kagiye. None kuko nyine sigaye n'ikintu cyose mu nda ngo kimeze neza. Karaguhezemo se. Nganyumvira. Aziko byagenze biziko nanze kubikora. Nganyumvira. Asa abahungu b'iki gihe mwabaye. Sheri umwana. Nganyumvira nk'ubugome bwose barankoreye. Gerageza mukama. Njye nawe nshaka kukumva. Sheri mbabarira basi. Ihangane. None se wagiye kwa muganga? Ntabwo ndajya nyine niyo mpamvu nari nje guhura nawe kugira mbanze mubaze. Nyine ngiyeho ikibazo nabona nagize ariko nabona nabaye nabona wenda karacitse. Ntabwo nabyumva. None biragenda bite se? Ndabona amafaranga nje kwa muganga. Angahe se? Singiye ko naragiye ngo banyumva ayo bansaba nyine urayamaze. Ese kaguhezemo koko? Ntamezemo nyine. Sheri nyegera. Aho ndi. Nise kutari no kunsekera basi. Seki kize wase kubabaye. Ni ikintu
sheri ese ubwo nta ngaruka zindi Usuri kumva zabura nimba nsigaye nk'ikintu cyose nkababara sheri nihangane mu kanya n'ikibazo niba nibura mu mafaranga angahe nibura mu mafaranga sinzi ngo nangahe kuraya urayashaka urayashaka shama amafaranga sinjye nabigenza kubizi muri iyi minsi nta n'akazi mfite none se wanyu ntayo bafite gusa iwacu tujya kubikora iwacu narabibabwiye ese ubwo biragenda bite nyine wowe nk'umuntu w'umugabo urashaka amafaranga sheri ndaje ugiye he ndaje jyane na fone ndaje ndakubwira mu kanya isige oya isige ugende Ndaje, chérie. genda sheri yangana neza gato mu magana oya genda genda ugiye kugenda ujyane na fone nyine ndagira umpamagara umuntu ndebe ko angurira muhamagarira nyine ntiza ndaje cyangwa uzanambura ubundi niko mwabaye ibigabo by'ibihehesi gusa tugenda Mana yanjye aka kanya twisoko cyagiye twaburaga aka kanya byagenze ute kugira ngo kiragiye byagenze mbwira ko irambwa mubimbwiye shabyibonere Irambwa? bireba nyine yego bireba bifatiraho urugero none ndapfuye ngiye kubyara ikinyendaro shuwa niye niye gusa kuri za rundi njye narabibonaga ni ukuri ko imana njye narabibonye nuko natabibonye ni ukuri pe narabibonye manika nkubwire abahungu aho bava bakagira subize iyo bigeze kuri iyi borosi bahita bamanika cyane bakagira nk'aho mutari munaziranye atarakubwira ngo ntabwo mwahuye muri sida n'umuhungu umubwiye afazari kutwite atakubwira ati ntabwo twize duhura muri sida tubizire mu rugo kandi dante manzi usi ntabwo twambukira none gusa igihe cyo gutegura mu rugo aka kanya kize kinzamo aka kanya kwereka ikintu ukoreramo siriyasi hose umva umunyemereze zindi umukorere nta nubwo biri wayicaho wayigira uti umunyemereze do subize isi kandi no kuko umwana nshaka gutanga isomo wayikuraho wowe icyo uri ndakubwiye ngo bukore nshaka cyose gutanga isomo ku buryo n'undi munsi atazongera kumenyera n'abandi bose bazabirebera cyane bose uwo mwanzi urasuye ndawukubwira kuri byari hano iwanjye tayari subira muri fone wowe nawe turakubwira uzemo oya buretse gato mfata akantu nanone ahari wayinjiramo mubwire nuza we twanamenyana nubwo nsa nkaho ntakuzi ariko genda kubana kwego ntaza kwego wihuse mama
hari ibyo twakora yaba ariyo ni byose urabitwara n'uta wiruka we nushaka kuvuga afite mu ntoki nyine kanjye n'undi naka gafate mu ntoki ariko ni ukujijisha kubipfundikira tayari moyo umva se buretse mugiye kongera gupfundura amatelefone muzamure kwa kumwe mwabigize mana ibyo twabifashe mwapfundiye amatelefone muri reka bakore nk'amasegonda gufatana niyo phone kibaye iminsi nta kibazo okay nta tayari mwafundiye amatelefone okay sawa ugiye gutangira umuha fone ashyiremo simukadi umusaza we stand by nawe rolling action nagufasha biroroshye gashi salamu bro refresh uretse urakara iyo uri mu bintu nk'ibyo urarakara urakwibuka ugasiga action tuvuze induru wakintu gufasha biroroshye nkamubika tuvuze induru wakintu we uri gutinda mana wala abajama bro niwe mbonye cyano kandi we nari wansobanurira bro soba mw'abantu mureba